ndabibona vrema ntacyo mubaye ndi kuvugana na chérie wanjye keza wabure sigato yatugira kandi iransaze cyane ubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri. Murakoze rero muri abantu b'abagabo kabisa Kananga murabibonye ngurishije inzu ye kuri miliyoni 5 aba rero mushimira nawe arahari yabihamya rwose Kananga wababwira rwose miliyoni turayiguze kwa nta kibazo rwose nk'uko muri aha ngaha kumubonye ubundi inzu yanjye miliyoni 5 mbese ibitangaza ubundi baba bamutera kumaze gusa n'ubundi inzu ni yanjye ubu ni ibihaha ndayigurishije Kananga aya ntaje ubundi mwese abaye namwe tubone gutaha hano ubundi se ko tuyinyara Boss, narindi tararangiye ko mujana. Nigeze ko tumeze tutari mu tumatono Ubu namazina yawe mucyo. Maserize cyaba Amazina y'ababyeyi. biboneye Nka boss. biboneye Imbwa. imbwa ninde imbwa ninde Byo ni izina ryanjye. izina se wa musenzi amazi umfanazo uzwanga handi boss None se boss, utangiye ku boss nyine boss ari mbwa gute bamubwire ko yakoresha abantu bamubwire utamenya. yewe ngiye Utamenya. yewe ndimba oya twende ndakubwira ndakubaho nabizi sibyo sibo bahasubura umuntu ariko umuntu ntabwo ntabwo ora kabika ntabwo rero kumije kimije kimije wari kumije bangaje kumije bangaje unamfika wewe unamgiza unafanya wewe ni mgaje yeye ni mgaje reka kwita niyo mafumo ifanye wewe niyo mafumo oya nuko abayamaranga bamubwira niyo mafumo bakagera kananga bamubwire bamubwire umbaye boss hangaho ntabwo uzamaze mu mpamvu Mutuze. nimutuze bana murahaho mugore wa Kananga mukire tuzi aha makaroti isoni ngukomanga mumajumbi ibitse mukuru yawe hari dini mufitira irashyushye bwira se nyine winyicisha amatwi nawe nubyumva urashya umva iratwika umva kumbwe umugabo wawe telefone yakuye Dubai Igo irahari umva hari umuntu uyishaka kandi azaduhamo ufite n'amafaranga miliyoni se yaduhamo angahe miliyoni yose oya ko umuntu ufite ubwoba shira ubwoba tuzanye azaduhamo miliyoni tugure indi ya 400 tuyihasubize namenye ibyo ari byo ushaka kunsenyera wa mugore njye si nshobora kugusenyera nanjye urabizi ko ndi umuntu mukuru niyo diyoro yakanga nayigarura ariko miliyoni ntabwo watuwasa nanjye ngafata tuwasa ariko ibyo bintu nabyumva wowe ntabwo ubyumva oya
nta bintu byo gusaba umugabo iki n'iki turose zawe ku mufuka nanjye zanjye ku mufuka tukagurira magana ari tukayisubizayo ntiyamenya n'ibyo ari byo ubwiruka njye ntabwo nagusenze ariko byanze nayigorora biciye niba nshuti ufite i Kigali mbabarire ntusenyere ntabwo nabigukorera uri inshuti mwanjye magara nanjye ntabwo nabikora n'ibyapa nzahita umugabo wanjye yishatse akayibura sinamuca nguhaye amasaha 2 yonyine umva yonyine n'ibyaba madete n'igarura kandi urabibona azana ahubwo atisubira akayitwara sawa urakoze bashye si ariko oya yewe oya ntabwo none wese muri classe tonye ibyo bya deni none tumwe turiga turi abantu 10 barajyango uruko bagiraga abafite niwe uko batiye corona niwe uko byeze manje cyabagitanga gusubira maze nk'imyaka ingahe nige ku buryo ibintu byo kubina ndabyibuka Ado fie umfa nkufite inkuru ishyushye ariko uzi wa mugore akananga umva mbara unsanga mu rugo nkubwire bime ego ko mana ibaze noneho buno ngubu zitangiye ibaze noneho nigaga mu akangara mazina kumva none ibaze nongeye nka oya noneho ngo mbona n'umusirikare narakwanze ko nzaba mfite akazi umwaka utaha baba larabara ngogora ko nzizo mfite akazi ako cyane nabyo twakora uranakuzubaza none wazavamo ariko kushuri turazemera wongeye gusiga uyegeje umugutira bari kubona sibi nkuko umwaka turabona nk'abapfuye ubwo reka uzarangiza warazanye imvi ibigukuzaniza warazanye imvi oya nana ubwo sawa ngumana n'iki gukinira cyenda bone imana ubona nana ashaka guhita kwibwira ko nawe ko baratwire bise ariko ubwo sitakomeze niba hari umuntu wese ufite ikibazo cy'izina ziribuke y'ipfuye nabimufashamo nziranye n'abantu bakomeye kandi nziranye n'abapolisi nzagufasha kukujyana kuri sitasiyo ya polisi bazakwandikira urupapuro rukugeza kuri nida kandi kuri nida bazaguha igihe cyo gutegereza nibabona ari ngombwa ko izina ryawe rihindurwa bazariguhindurira byihuse mugire gutuza kandi nawe si we umenye ko ari ababyeyi baba bari mu isi ngize ngo ari kumuka ngiye kumva niboneye imbwa nawe ubyumvise umugabo wigura byeri yawe dore ntugire ngo nicanga ufite kandi n'imodoka umwihanganire niko yitwa n'ababyeyi bari mu isi akamwihanganira rwose nawe ibyo ukora akazi kawe sinatuza n'abakiriya ubundi nkabera niho bicira umuntu rero ngo mubyumvise neza ndayitanze rero baravuga ngo uyu muntu afite umuriro mu kuruka ntajya ndayitanze ubundi mwese abanje tumwe ukabura yisinyiye ubundi turabijyana n'ubundi se ntabwo babaye mwese babaye rwose maze ayiwa none nta muntu wandikira ubusa n'ubundi icyo bita umugabo arigira serivisi ubwo inzibaye yanjye mwese murabyumva uriya n'ubundi bose nawe baguhe nawe nawe baguha akantu rwose uriya rwose nta ngo buriya uba mwasinye buriya sibyo buriya mwasinye kandi mubasinyira inzoga urumva buriya n'umwanditsi buriya wasanga ari mu cyumba ufite gahunda nta n'uri agatakira mu cyiciro kimwe nawe sondike wowe ninde wakomangaga niba abantu bagenda bakoresha yapfuye ariko kesi numva gikomanga cyangwa namushira wagusabiye kubera wabera uvuze ijambo yaranasaze byo ahubwo urareba ukandeba neza ukabona ubwiza bwa imperanye n'uriya muntu nishimiye uyu munsi kabisa uyu munsi rero nawe ni bwiza n'ubundi nanjye itangaza rwose n'ubutaha tuzahurira aha ngaha kandi aha ngaha sha rero hari umunsi mpamagaye
bose aramamagaye kandi nta muriro mfitemo ahubwo nizana Ayo ni amafaranga ajya n'ubundi. niza fone aho ngaho nandikamo nimero muhamagare Oya akira rwose. Shyiramo amafaranga ubundi. Fatana n'amafaranga aje n'ubundi. Ubundi amafaranga azura mu yandi. ibyo byose se N'abafite bazongererwa niko bavuze. reka muvugishe nta kibazo Nta kibazo. Reka misome n'inzoga n'ubundi ni hahandi. Reka gisomera akavumu. yego Mwanzo rifatanye kuri idea yake nziza ngahe nakanira stress akaba byose sundi wajya kureba uwo ari wakumufungurira bonindera turahuruye mununi wowe se shani karibu sana bimeze bite sha turaba turashima amakuru yanyu se sawa sawa hano yanjye iminsi myinshi karibu nyine mu rugo sha iminsi myinshi ibu yawe bisa n'inkweto sha nta kibazo se nkamutoroshe okay wabaye ute se kumukurikira mu nzu niwe uje gusora se mutowe ko mbona uri kumuhamagara ngo mujye mu nzu uko bagiye kwasiga amarangi nawe mushaka abasiga Ndambiwe. Aya hanze amahoro. Ariko ntacyo. Asize imari iri hariya nayandiko yacu nagiye kirimo hano n'ubundi unayitwara nkayimuheza. N'amashini irimo hariya. Ariko ntacyo. Ntatena ndayihita n'ubundi abasanga azaba mbaniriza n'umuntu. Kuko wemeye ko twaguze nta kintu mpari. Reka gisome. Cherie ubundi se ako gatelefone ari gukoresha niyo nyine urareba hari indi mfite se ako gatelefone nawe kakubereye kabisa ngiye kukugurira telefone ibikora bya hatari kubera yuko ntabwo igendanye nawe igarate ahubwo karibu twigire no mu nzu ugiye gukuramo n'inkweto ntabwo ari ngombwa ndabona aba bantu b'amarangi n'ubundi batari buze Cherie urakoze cyane uzi wowe uri uw'agaciro kabisa uw'agaciro reka mubwize ukuri uyu munsi mureke ibintu bya gaze urumva uyu munsi turajya kujya muri resitora wawu si wumva yikorera okay so ahubwo keke twitegura maze reka tukitegura ahubwo mugire vuba ngura turabipanga wawu Essa mashini iri impande y'igihe impapuro zirangaza igihe mana kora kumbonye umutunguzi mukuru wanjye mana we namweka mu kirere mana we nzi ko nk'uri umuntu ndeba ibintu mbaye n'umuriye ahubwo uyu niwe mukuru wanjye bavuze ahubwo ibi ni we Zafongo. Halo, ni kuri polisi. Sasa wa musore ukunda kuza
manyinya we undekure nawe manyinya we winjira bashyizemo ko namwe aho muri abagabo ko mwashyizemo pasi namwe muri abagabo ariko bizaba ngo mutubuze sawa ubuyobozi bane